mwanya w'ikinamico urunana. Ubuyobozi bwa Nyarurembo mu ngamba zo kwita ku isuku n'isukura, hagati aho Nadine mu ngamba zo gutangiza umwana ifashabere. Ni urunana. Harya urambwiye ngo guha akajerekani ka litiro 3 Nadine? Yego Firi, urama n'ibiro 2 by'ifarini. Hanyuma se turiya dukombe twiza mbonamo hano utugurisha ngahe Firi? Byaterwa n'utwo ushaka ariko Nadine. Manura turiya twiza tw'umweru turiye. Utwo ngutwo Firi. Mfashemo tutubiri hanyuma mpereza n'iyo sorori y'icyuma. Ngaho mbarira aya ngaya nangaye nkwishyura. Ayo wishyura n'aya ngaya Nadine nayo ngayo. Ngo ayo mafaranga yose ubwo se agakombe kamwe kagurishwa ngahe koko Firi? Yose ariko randitse Nadine. Niba ushaka tubiri urabibona ko rwose twombi ari 2,000 hari ikindi. Mana yanjye ibintu birahenze Firi. Ko ubwo uko nkeneye amasafuriya mato yo nk'abiri byibura. Ari amasafuriya rero matoya yo imwe nyine nawe amake n'amafaranga 3,000. Oya rwose birahenze Firi, birahenze. Subira n'ibyenzi gani ifarini n'ubuto bwo gutekesha amandazi. Akira. Hanyuma se bindi kubiretse ntago wari ubikeneye Nadine? Nari mbikeneye yego, ariko nyine ubwo nta kundi nabigenza. Ninangira guha umwana wanjye ifashabere nzakoresha ibyo nsanganywe mu rugo. Ko nabonye Budensi yaragiraga ibikoresho byihariye byo gutegura amafunguro y'umwana n'ibyo akoresha mugaburira. Ariko Philip uragereranya. Ubwo ugiye kungerana na Budensi ufite umugabo w'umucuruzi akaba n'umwarimu kazi kuko Philip. Ariko rero nta mwana uruta undi Nadine. Niba wumva ko ari ngombwa ko umwana agira ibikoresho byihariye bikitabwaho by'umwihariko kugirirwa isuku wabigura. Oya dana bamaze igishoro cyose. Cyakora ku munsi y'isoko nzarema ndebe uko bihagaze. Icyo nakumenyesha nuko nguhere ku giciro nk'icyo mu isoko rwose. Nta kindi nakorera kuko igishoro nari mfite cyahita gishira. Ariko se kuki wikinesha cyane nkaho se umwana adafite ubushobozi? Wahamagaye Patrick akagurira umwana w'ibikoresho bikenewe mu kumutegura iyo fashabere. Firi ubwo uzanye iryo zina mbarira nkwishyura bare mu naka gakombe kamwe. Ubundi nigendere. Firi nta utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Ese mama ko wishimye gutya atari we batoye iyo bagutora byari kuba bimeze bitubu? Yarageze ahabyina ngira ngo n'ubundi niwe batoye. Erego watowe n'umugabo wanjye di kandi nge na Bushombe twabaye umwe. Ezigamwe abana se barabizi buriya. Tugomba kubyishimira rwose Bushombe. Tukabaga isake cyangwa isekurume. Kumutorera kuba parasosho nibyo byatuma mubaga inkoko mama. Mubaga yanyu nimukore kuzanjye. Ariko kerero ugira ubugugu ubwo haretse umuntu akirira inkoko. So kwishimira kuba parasosho gusa ahubwo icyo umuntu yishimira n'ikizera abantu baba bamugiriye ibintu rero bikaba ari by'agaciro rwose gakomeye. Nuko atarahari ngo yumve ukuntu abantu bavugiye rimwe ngo Bushombe. Nanjye ariko ni papa nari gutora. Erega papa ni umuntu w'umunyabwenge ni Nyarurembo. Ni engineer umuhanzi w'icyamamare, umugabo wanjye abaye na parakomando. Yego kumana. Nk'ubwo koko parakomando bivanye he mama? Nukuri niko nabyumvaga. Ngewe numvaga bavuga ngo parapara ibyo bya soso ntabwo nabyitayeho. Mbese mu yandi magambo ni umujyanama w'imibereho myiza n'iterambere. Ariko parasosho nyine biramenyerewe pe. Yewe ntiwagiye kwiga ngasigara nita ku rugo rwacu ubu iyo niga muhamunse kabute. Ariko rero hari akazi gakomeye bire wakoze. Warakoze rwose kandi wamfashije kwiga ibintu bindi bigushimira rwose kamwa. Mama erega ntago duseka kutize kuko hari byinshi twigisha rwose. Naho biguseka. Busho nkurikije uko abaturage bagutoye bakwishimiye mu gihe kiri imbere tuzajya kubona tubone rwose utorewe kuba meya. Nyumvira mama none. Nawe uraseza ko azaba meya nyine nanjye mbe mukameye. Nanjye mbe umwana wa meya nyine. Cyakora muze gusetsa gusa nta kindi. Ariko ni hahandi nanjye iyo niga nari kugira yanjye mahirwe singendere ku ya Bushombe. Urumva ushaka kujya kwiga se tubigufashemo mama? Uramamagaye ngira ngo ugiye kumbwira ibirerana n'amasengesho mugi. Gusenga ni ngombwa igihe cyose kandi n'ubundi mugomba kubishyira mu byibanzereya. Nge ndakumvira rwose. Abanyeshuri banjye nababwiye kwinjiza Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi mu byo bakora byose, amasomo yabo, iterambere ryabo ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi.
twese abarimu tugomba kubigena dutyo rwose kuko dukeneye imana mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu byo dukora byose. ubwo uzafata umwanya ubyumvisha abarimu bose mujyi. gusa ibyo si byo nari mbahamagariye nonaha. nashakaga kubabwira ibirebana n'amahugurwa nagiyemo mu minsi ishize. ya mahugurwa arebana no kurengera ibidukikije se? yego rwose wabimenye Budensiya. igishya wahigiye n'iki se kandi noneho mujyi? batwigishije ibirebana n'uburyo bwo gucunga imyanda. banatubwira ingaruka zishobora guterwa no kudacunga neza imyanda ku buzima no ku bidukikije. ubwo si bya bindi bamaze iminsi bavuga by'imyanda ihumanya idahumanya ibora n'itabora? wagira ngo twari kumwe mu mahugurwa se ahubwo Budensiya. buriya nkunda kumva amakuru mujyi n'amatangazo yewe ndayumva njya mbyumva kuri radiyo rero. mu gihe ngeze nshobora kumva radiyo na rimwe. buri wese buriyagira ibyo akunda. gusa icyo nabamenyeshaga ubu ni uko ngiye gufatanya na karabu y'ibidukikije hano mu kigo cyacu tugahindura ibirebana n'imicungire y'imyanda. ubushize nabonye mwarashyize imbere ibirebana no gutera ibiti gusa. nasanze na hano mu kigo cyacu tudafite uburyo bwo gucunga iyo myanda rero. kandi ari ihumanyira hari kuko dufite imiti ikoreshwa muri za laboratwari tukanagira ibikoresho by'ikoranabuhanga bitagikoreshwa n'ibindi. n'imyanda ibora turayifite kuko hano batekera abana ibisigazwa byatetswe rero nk'ibishishwa amababi y'ibiti batoragura n'ibindi ibyo byose birabora. ngira ngo ari kwibora yo nta kitwaye burya. ubundi ntacyo yatwara iramutse icunzwe neza ikavanwamo ifumbire. ibi ikibazo iyo ivanzwe n'itabora n'ihumanya. ibyo uvuga ni ukuri. kandi batubwiye ko iyo myanda idacunzwe neza igira uruhare runini mu kwangiza ibidukikije. yateza n'impanuka yakwangiza ubutaka byatuma tubura imvura n'ibindi byangiza ibidukikije. ibyo uvuga turabyemera rwose ariko se uragira ngo tugufashe iki nk'abarimu bagenzi bawe? none se umunsi nta mandazi uri bukore na di? kandi ubona mvuye kugura ibyo kuyakoresha mujye umenya ariko waryamiriye tu cyangwa ufite yaraye uri bucuruzi? amandazi ya Nadine arara? reka arara yashize. cyakora by'abaryoshye na di umenya ufite ibanga wihariye. ibanga ry'akazi rigomba kubaho. nibyo rwose. nanjye rusanze ngiye mu murima na di. humura sintinda nanjye urumva ko ngomba kujya guteka amandazi narinyuze ngo ndebe ko hari igikombe n'amasafuriya udakoresha. njyewe mugeni? yego nyine numvishe akamaro ko kugura ibyo nzakoresha nintangira guha umwana ifashabere ariko nsanze bihenze pe. Nadi karara urabizi ko ntacyo ntagufasha ngishoboye. ariko ibyo mfite nibyo nkoresha pe. mwana yanjye ubwo uzi ko ari ukwezi kumwe gusigaye ngo ntangire kumugabura umwana wanjye. ariko se Nadi uhangayitse utyo kubera icyo uzi neza ko umwana afite se ukorera amafaranga. umwana si wawe wenyine kuko ntiwiteye inda. uwayinteye namubwira ko ntwite agahinduka nk'igikoko akandaza hanze akanyurukana iwe ntafite ahonge. urumva rero nkwiye kujya kwirukira mujye. ibyo uvuze byabayeho rwose pe. sibyo? ariko ubu nonaha nawe urabizi ko Patrick ashaka kumenya umwana we. wowe ubwawe no kwishyira hejuru wujuje mu mutima wawe nibyo biguteje ikibazo ufite nonaha. nawe nitaga inshuti yanjye no kumbwiye mujye ngo mfite kwishyira hejuru mu mutima wanjye. none n'iki kintu kikuza kwereka umwana se? niki gituma wumva watira ibikombe n'amasafuriya kandi uzi neza ko Patrick afite ubushobozi bwo kwigura? umva tekereza ku buzima bw'umwana wawe. nibyo Patrick yagufasha byafasha uwo mwana gukura neza no kumurinda imikurire mibi. mujye ushyigiye ko Patrick yinjira mu buzima bw'umwana wanjye? cyane rwose. mugafatanya kumwitaho akagira uruhare mu mikurire ye mu buzima bwe mu burezi bwe yewe no mu mirire ye. mbese akagira uruhare mu byakorwa byose kugira ngo akure neza atagwingiye. uti club yo kurengera ibidukikije urashaka kuyongera inshingano mujyi? cyane rwose muyobo. izo nshingano nshya ni izihe? icya mbere izina ryayo ntirizakomeza kuba karabu yo kurengera ibidukikije gusa ahubwo iritwa karabu yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. karabu yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura kandi nyine inshingano ziyongeramo ziraba ari ukwita ku isuku n'isukura hano mu kigo cyacu.
ndakumva rwose kandi ntabwo umuntu yakwita ku bidukikije yirengagije isuku n'isukura. ubushize twateye ibiti ni ukuzareba ibitarameze neza tukabisimbuza. Yego gusa hari n'icyo tuzabakeneraho nk'abayobozi. urabizi ko icyakorwa kugira ngo ibidukikije bibungabungwe naba niteguye kukibafasha mu gihe. nyine mu mahugurwa batubwiye ko iterambere rirambye n'imibereho myiza harimo n'isuku n'isukura. bikaba bitazagerwaho igihe cyose hatabayeho kuvangura imyanda ibora itabora n'ihumanya. imyanda ihumanya ahubwo mujyi. kuko rwose kugeza ubu ntidufite aho dushyira ibikoresho by'ikoranabuhanga tutagikoresha. ongeraho ko tutaranabona aho tumena ibisigazwa by'imiti ikoreshwa muri laboratwari. ibyo twakoze buriya ni uburyo bwo kwirwanaho. ahubwo se wowe uvuye mu mahugurwa bakubwiye ko tugomba kubigenza dute? batubwiye ko ahandi hantu hari kampani zibishinzwe gutwara imyanda, gusa bakaba bagomba kuyitwara ivanguye. ubwo icyo munsaba ni iki rero? ni ukugura ibikoresho byo gushyiramo imyanda ibora ukwayo, itabora ukwayo, ihumanya ukwayo, ubundi ukanadushakira amakuru arebana n'abafite inshingano zo gutwara imyanda. icyo ndagishyira mu byihutirwa. hanyuma rero club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura mwe muzadufasha iki? ubwo tuzakurikirana ko iyo myanda ishyirwaho yagenewe, tuzanakangurira abanyeshuri kuyivangura. cyore ninde ugusuriye se ko uje wipfutse amazuru reya? mana we ibyo mbonye hariya biragatsindwa. uzi ko habuze gato ngo nkadagira ubwanda. ubibonye hehe se? sori nkubwije ukuri rwose ndabirambiwe. ndabirambiwe rwose. mu gitondo navuye ahankoze isuku muri uriya musarane none nsanze wanduye bikabije. ese yewe mbabarira rwose niriwe mu mirimo itandukanye aho ngereye ahangaha rero nabwo mpita ninjira muri yo guteka nyine urabibona. ariko rero ugomba gutoza abana bawe gukoresha umusarane neza no kuwusukura igihe bawukoresheje bakawanduza. icyo wenda ndaza kucyitaho rwose reya. niba hari abatazi kuboneza mu mwobo muto rero ubwo ni ukubashakira umunini. ntungu iki reya? ndabizi ko bigisha abantu kubaka ubwiherero bufite umwobo muto ariko ndabona ba hano bibagoye kuwubonezamo rwose. umenya ari uko bamenyereye ibiti birebana. ngo ari uko bamenyereye iki? ngo ibiti birebana? reya ntudusebye rwose kuko uriya musarane wasanze ari twe twawubatse. mwubaka ariko mwakoreshaga utujuje ibyangombwa w'ibiti gusa. wabona ariyo mpamvu abana banyu batawubonezamo neza bakawituma hejuru. cyakora ibyo bindekere ndaza kubaganiriza nyine mbasabe kuwukoresha neza, ariko ibyo kwagura umwobo rwose byo ntabwo bishoboka. reka hatazagira umwana wanjye cyangwa uwahanduza hano akagwamo mawe, cyane cyane ko abamurumuna wanjye urabizi ko aribo birirwa ahangaha kandi nabo bakunda kuza kunsura nyine. alo mama ni amahoro ko mumpamagaye? wamenyereye ko ntegereza ko umpamagara rero niko muko ni amahoro ari wowe? ihirwa rwose mama ni amahoro rwose. umukobwa wawe umeze neza cyane. umeze neza cyane ntiwigeze uza mu biruhuko. niko ni iki cyakubayeho cyatumye ibiruhuko birangira utageze hano iwanyu? ni akazi ni ukuri ma. wagize akazi nyabacyo utari usanganywe muko ubonye ngo tugutegereze buri munsi tujye tukwikanga ngo uraje kugeza ubwo ibiruhuko byagize bityo bikarangira tutakubonye ma. mama ni uko umuntu atabona uko abigusobanurira ariko rwose mu biruhuko akazi kacu karakomeje pe. twagombaga gufasha abana bagize amanota make muri gahunda nzamurabushobozi. nini izo gahunda zarahabaye ariko ntibivuga ko wari kubura n'iminsi 3 zadi. ubu se ntihari abandi barimu bakorera ahandi baje mu miryango yabo? aho nugira ngo ni wowe wenyine udakorera inangaha? nyine ndabyumva byari ngombwa ko nza ariko njyewe rwose nagira cyangwa wabonye umugabo w'inyarurembo urishingira ntitwabimenya ye muko. rero azakora iki ngo agushe neza uyu mubyeyi we wamurakariye? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook
kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana, ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeria byatangaje icyemezo cyabyo cyo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, kandi abakuru babyo bagatangaza ko ibi bigomba gukorwa ako kanya. Bavuga ko binubira ko urukiko rukora icyo bita ubucamanza butoranyije. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe yeguye ku mwanya we nyuma y'uko abadepite barenga 1/2 mu nteko ishinga amategeko batangarije ko batamushyigikiye ndetse bashoboraga kumukuraho icyizere. Ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbc-gahuza.com cyangwa se ukajya kuri Facebook mu ishakiro ukandika BBC Gahuza ukaba wabyumva mu buryo bw'amashusho. Twafashijwe na Derek Clark kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Agenda Prudence Nyuba akoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraraharyana.